Tujye kubabwira ibintu 10 bituma abagore babasha kurusha abagabo ubwenge. Ibintu 10 abagore, ibintu bihariye 10 bituma abagabo barushwa ubwenge n'abagore kandi bari mu buryo batari bazi. Rero ubwo twagiye ku kintu cya mbere, ariko mujye mwibuka gukora share kandi mujye mwibuka gukora subscribe, iyi channel yanyu ibashe kuba yatera imbere, ibashe kuba yagera kure, ibashe kuba yagera higera kandi mubigizemo uruhare. Rero uko twagiye, uko bisanzwe muri kumwe na Forbes, twagiye ku cya mbere. Ubundi ku bisanzwe mu muco nyarwanda, si n'umuco nyarwanda gusa, no hanze hose no ku isi hose, umugabo niwe utangira agafata iya mbere, agatereta umukobwa, akamwereka ukuntu amukunda, akamuhonga, akamuha buri kimwe cyose. Ubwo ngubwo ni kwa guhendwa ubwenge kwa mbere, ni kwa kubanza baba barangije guhendwa ubwenge. Nimba ugiye kwihiringa, ujya guhamagara umuntu, ujya kumuganiriza, ujya kumubaza izina, buri kimwe cyose ukimukorera, aho ngaho barangije kwigarura intekerezo zabo, barangije kukurusha ubwenge. Icyo nicyo cya mbere. Umugabo niwe utereta, umugore yarangiza akabyemera cyangwa akabyanga, ariko umugabo yabanje gutereta. Ubwo ngubwo ni uguhendwa ubwenge kwa mbere. Noneho ukundi guhendwa ubwenge kwa kabiri, abagore bahenda mu ubwenge abagabo biteye gutya. Icya kabiri, iyo ibyo guteretana byavuyeho byageze mu rugo, noneho akenshi umugabo niwe uhangayikira urugo, uruhangayikira ahejo hazaza ko ruzaba rumeze. Kandi ikindi, urugo rufite amafaranga, umugabo ufite amafaranga bigaragarira ku mugore. Nubwo yaba atayakora yirirwa yicariye mu rugo, ariko kugira ngo babone ko urugo rukize, urugo ruhagaze neza, bigaragarira ku mugore. Umugabo ashobora kugenda yambaye nabi, ameze nk'icakarafu, agenda muri binini, ariko ugasanga umugore arakeye ameze neza, ukaba utanagira ngo ni n'umugore w'ubusanzwe uzi. Rero abagore bazi kuryohamo cyane mu bintu biri aho mu rugo kurenza abagabo. Rero bobo urumva ni bwa bwenge n'ubundi baba bakirusha abagabo. Rero icyo ni kimwe mu bintu, nimba uzi yuko nguze ubwenge bwinshi cyane mu rugo iwawe, aho ngaho uribeshya. Mu gihe uri umugabo, aho ngaho uribeshya. Umugore akurusha ubwenge 100% bitewe n'ibi bintu ndi kugenda mbabwira. Icya gatatu cyaba kigezweho noneho kigaragaza yuko abagabo bahendwa ubwenge, barusha ubwenge n'abagore. Ibintu byinshi, amafaranga menshi ukorera uyatakaza ku mugore, yaba ari uwawe cyangwa se nko ku mukobwa utereta cyangwa ku mugore w'abandi bantu. Gutyo ugasanga ibintu byinshi ukora, ugasanga wowe wishwe n'inzara ariko uguriye umukobwa utereta iPhone, ugasanga wishwe n'inzara uguriye umukobwa utereta ikanzu, ugasanga ugiye n'amaguru ariko usigiye umugore amafaranga agomba kuguramo icyo wumvise ashaka, yumvise akeneye. None ugasanga nk'umugabo umwe afite nk'abagore hariya agenda atakazayo amafaranga, atakazayo ibintu byinshi cyane, ariko uzacunge nta mugore n'umwe watakaza mu bagabo amafaranga. Nubwo amafaranga yagendera ku mugabo wiwe, ariko nawe ntabwo apfa kugenda ahubwo kugira ngo agende, ahubwo umugore ni wayazana. Kabone nubwo umugore yaba arusha umugabo amafaranga, umugabo niwe uzana byinshi, azana kurusha uko umugore yabizana. Rero uzasanga umugabo afite abantu abanga hataho amafaranga, abantu benshi barenze 1 2 3, ariko bizakugora kubona umugore hari abagabo batakazaho amafaranga, hari abagabo batakazaho umwanya bo batari kumwihigira. Uzakubona kubona hari umugore wagiye guhiga abagabo, akagenda agahigwa mbere, agahigwa kabiri, agahigwa gatatu, ahubwo usanga abagabo aribo bagenda ku bagore cyane kurenza uko bo bakugendaho. Bivuga ngo bo bifitemo imbaraga zo gukurura abagabo cyane kurenza uko bo hari umugabo wabakurura. Rero nuko kutabakurura, kudatwarwa n'ibyo bintu, mwebwe mukizana, ubwo nabwo n'ubwenge ubundi babarusha. Icyo cyari cya gatatu. Noneho icya kane kiragira gutya: uzacunge abasore bahangayikishwa no kubaka amazu bazarongoreramo, bazashakiramo abagore, ariko nta mugore uzahangayikishwa no kubaka inzu ngo umugabo azamushakiramo. Reka abasore nibo bihiringa bakubaka inzu akayitereka aho ngaho, uko umugore azashaka uko yimereye kose, yaba ari kurya neza, bari kunywa neza, ibyo ntibimureba, azaza yicaremo n'umushaka. Nibiba ngombwa nimukorana na divorce muyigabane, kandi warihira inzu uri wenyine. Wubaka inzu ikuvunnye, warangiza wayizana, wayicara, umuntu akaza akayicaramo atazi nuko yagize, ahubwo yarangiza akaza akanayigutegekamo. Rero ibyo ni bimwe mu bintu bikwereka yuko abagabo barushwa ubwenge n'abagore. Ngicyo cyari icya kane.
Twagiye ku cya gatanu. Iyo umusore akize umukobwa agiye gushaka akaba akennye n'imiryango ye ikaba ikennye iri hasi cyane, haba hari amahirwe menshi y'uko umuryango w'iwabo w'umugore uzatera imbere, bazawukorera buri kimwe cyose ukwigira hejuru kugira ngo umukwe yiheshe ishema, yiheshe n'icyubahiro kwa sebukwe no kwa nyirabukwe. None rero ariko mu gihe mushakanye umusore ari umukene, umukobwa ari ufite amafaranga no ku kantu hakomeye, ahubwo aho kugira ngo bashe kubakira iwabo w'umusore, ahubwo w'umusore barabasuzugura. Ntabwo habura agasuzuguro, uyu umugabo ni umukene, nk'ibyo umugabo wabo ni abakene, nta na kimwe cyatakara iwabo w'umusore, mu gihe bibaye ngombwa iwabo w'umukobwa bakaba bakene. Ibintu byinshi bijyayo barabanza bakabaremera kugira ngo biheshe icyubahiro, Rero iyo nayo ni imwe mu ngingo ya gatanu ituma byerekana yuko abagore barusha ubwenge abagabo. Noneho icyo ngicyo cyari icya gatanu. Noneho icya gatandatu kiragira gutya: iyo bigeze mu mabanga y'abashakanye, amabanga yo mu rugo, abagabo nibo bavunika cyane ariko cyane abantu bubatse ingo barabizi. Ibyo ngibyo barabizi, ni ibintu utakwirirwa uteraho komenti. Bivuge ngo iyo uzacu abagabo bazajya gutereta, nibigera mu nzu umugabo azajya mu byo gukarisa, ajye mu bindi byose babashe, mbega ni ugira mu ruhare rwinshi cyane kugira ngo bikorwe, ni ugira uruhare rwinshi cyane kugira ngo ibyo ngibyo bibashe gukorwa, kurenza uko umugore wewe yaza yabishatse akaza akaba ari witegurira umugabo. Ubundi nimba hari uwashyizeho iryo tegeko ntawe urizi, ngo umugabo niwe utegura umugore, nimba nta mugore wategura umugabo, ibyo ngibyo iryo tegeko rishyizeho simuzi, sinzi nuko byaje. Ariko kuri iyo ngingo abagabo nabo nibo bihiringa cyane, agashaka kuba yabigiramo uruhare cyane. Ubwo aho ngaho naho ni ukwa guhendwa ubwenge. Bwari uburyo bwa gatandatu bwerekana ko abagabo barusha ubwenge n'abagore. Noneho uburyo bwa karindwi, ikindi gice cya karindwi, uburyo bwa karindwi buravuga gutya: nimba ushatse umugore, akenshi abantu benshi uzashaka umugore nta kintu uriho, wenda ufite akazi keza umeze neza, ariko ugasanga nta kintu urageraho gifatika, ugasanga uracyari hasi, ugasanga uracyari umuntu umeze nk'imbobo gutyo, kandi wenda utabuze ibintu byatuma uba uhagaze neza ngo ugaragare neza mu bandi. Noneho yaza ugasanga urahindutse, ugasanga muteye imbere, ugasanga iterambere riraje, ugasanga mbega uraryoshye umeze neza, iterambere urugo rwaraje. Buriya si uko hari ikindi kintu abazanye mu bifatika, ahubwo bwa bwenge baba bafite, araza akagira intashyira ku murongo bitabaga biri ku murongo, noneho byajya ku murongo, noneho bya bindi byinjira n'ibisohoka bigasohokera ku murongo, mu gihe mbere byasohokaga uko byishakiye, ibindi bikinjira ku murongo, noneho ugatangira kuba umugabo, noneho ugatangira kugira uko usohora ibintu no kubyinjiza. Iyo aje ahita guhindura intekerezo, ahita guhindura imikorere n'imigirire yawe. Rero ubwo nabwo n'ubwenge bwo kuza agahindura ibintu, hakagira ikiyongeraho, nubwo yaba nta kintu azanye mu bifatika, ahubwo ibyaha asanze araza akagira ukundi kuntu abikontorora bikaba byageraho byagera. Ubwo bwari uburyo bwa karindwi. Noneho uburyo bwa munani, cya munani kiravuga ngo nimwimukana nko muri karitsiye, mukajya ahandi hantu mukimukira ahandi, wazagutanga kumenyana n'abantu baho cyane, azagutanga kumenya abantu baho ngaho cyane kurenza uko ubazi, kandi mwarajyanye mwirirwana. Ariko ibibazo ukuntu yamenye abantu benshi, ibibazo ukuntu yamenyanye n'abandi bantu, bizakuyobera. Rero ubwo nabwo n'ubwenge bubihishemo, bazi cyangwa batazi, twebwe tudafite, abantu bavutse ari igitsina gabo. Noneho icyo ngicyo cyari icya munani. Noneho twageze ku cya cyenda: bana mwabyaranye, bana mwabashije kubyarana, bazakunda nyina cyane, kandi wowe se ushobora kuba ubahahira, ushobora kuba wishyura ishuri, ushobora kuba ukora buri kimwe cyose kugira ngo umuryango ubashe gutera imbere. Uzasanga batagukunda nk'uko bakunda mama wabo. Rero iryo naryo ni rimwe mu mabanga bibitsemo yo kuba bakwiyegereza abantu babari hafi, yo kuba bagira ikintu bakora kugira ngo abantu babashe kubakunda, babashe kuba bakwigarura imitima y'abantu babakikije. Uhereye no ku bana bawe uzacunge abana bakunda ba nyina cyane kurenza uko bakunda base, kandi ugasanga abasore nabo bihiringa kugira ngo umuryango utere imbere. Ariko ibyo ngibyo ba nyina uwo ni umwihariko bafite. Icyo ngicyo cyari icya cyenda. Noneho icya cumi kiragira gutya. Uburyo bwa cumi buragira gutya:
ushobora gusanga umugore ashaka kugorwa n'ubuzima, ashobora kubaho nabi kubera yuko umugabo wenda yapfuye cyangwa yamutaye akamusigira abana, akagorwa n'ubuzima, akabura imibereho imwe n'imwe, ugasanga kubaho ni hatari, ugasanga kubaho ni danje, none yarangiza agahitamo kwicuruza, abana bakabasha kubaho, akabasha gutanga umubiri wiwe, imibereho ikabasha kubaho. Kandi mu gihe umugabo, nta mugabo wakwicuruza, yagurwa nande? Yagurwa bigenze gute? Umugore ashobora kwicuruza akabaho, ariko umugabo ntabwo yabaho. Rero umugabo ikintu cyonyine gisabwa kugira ngo abeho ni ukubira icyuya, ni ukurega agatuza, ni ugukora ubudasinzira kugira ngo abashe no gutunga umuryango. Ariko umugore ashobora no kuba yakwicuruza kandi bigakunda. Rero ibyo byari 10 byerekana ukuntu abagabo barushwa ubwenge n'abagore, kandi mu buryo bugaragara. Nimba uzi yuko uri umuntu w'umugabo uvuga ati genza ubwenge cyane, uriya mugore nta bwenge agira, aho ngaho uri kwibeshya cyane. Mukore subscribe, mukore comment, buri kimwe cyose yicana YouTube channel ubashe kuba mwegezaho ahigera ahantu igomba kugera. Rero mwari muri kumwe na The Forbes, uhora ubategura ibintu byiza kandi muhora mukunda kandi muhora mushaka. Turabashimiye.